muraho neza ikaze ku murongo wacu wa YouTube channel aho twiga web development mu Kinyarwanda ndetse n'ibyerekeye web development mu Kinyarwanda. Ushaho neza ikaze ku murongo wacu wa YouTube channel aho twiga web development. Ese waruzi ko ushobora gutangira gukorera amafaranga ukiri kwiga web development cyangwa se umaze kwiga web development? Ndavuga umaze kumenya gukora website, bimwe twigisha hano kuri YouTube channel yacu kandi tukabyigisha mu Kinyarwanda. Benshi batekereza ko bisaba imyaka myinshi yo kwiga, ariko nakwereka uburyo butanu ushobora kubibyaza amafaranga uhereye none. So numara kwiga web development, icyambere ushobora gukora ni freelancing. Iyo tuvuze freelancing iyo umaze kumenya gukora website, ushobora gufata business ntoya cyangwa ubikore cyangwa se ukorera abakiriya bawe imbuga nkoranyambaga arizo nyine website. So ushobora no kubikora ukoresheje online platform. Hari platform ushaka gukora freelancing ushobora gukoresha. Izo platform harimo nka Upwork, Fiverr cyangwa se ugakoresha n'izindi nka za freelancer.com. So urugero nko gukora website y'akabari cyangwa se ishuri cyangwa se company ntoya. So ushobora gukora website y'akabari cyangwa se ishuri cyangwa se ya company cyangwa se ya business runaka, kandi ikiza no kuvuga ngo iyo ukoze website wishyurwa amafaranga. Icyo nicyo twita freelancing. So means that freelancing ushobora kuyikora aho muri community iwanyu ukorera abantu ama website, ariko nanone ushobora no gukoresha online website harimo nka Upwork na Fiverr. Izo nizo ziri modern cyane, nizo zikoreshwa cyane, navuga ko arizo zikunze kubonekaho aba client. So uburyo bwa kabiri ushobora kubonamo amafaranga n'ubwo gucuruza template. So icyo ukora ama website cyangwa se ama template ukoresheje code nyine web development, ugakora website warangiza ukazigurisha ku ma website runaka. So hari abantu benshi bashaka website nziza ariko nyine ntibashaka kwishura developer igihe kirekire. So icyo bakora aho ngaho, iyo watse template nziza uyishyira kuri marketplace nka ThemeForest, CodeCanyon cyangwa se Gumroad, hanyuma ikajya igurwa n'abantu benshi. So ukuvuga ngo urugero wari umufreelancer, nkuko twamaze kubibona hejuru, aba freelancer bamusabye gukora website, aravuze ati niba afite abantu batanu why not kankoreshe template, nabashobora guhita ajya kugura template ndetse n'abandi bantu benshi. So means that ushobora gukora ucuruza template, ukajya ukora template ukazicuruza. Twabonye amasoko nka ThemeForest, CodeCanyon cyangwa se Gumroad. Yes, hano ushobora nko gukora template imwe ku madolari 20 cyangwa se ku madolari 10, ngahibaze ikoreshejwe n'abantu 100 cyangwa kuzamura, urumva ko ukoreramo amafaranga menshi cyane. Uburyo bwa gatatu ushobora gukora wigisha. So ushobora kuba umwarimu wigisha web development. Iyo wamaze kubimenya ushobora kubikora, ushobora gukorera ama company, ushobora gukorera ibigo by'amashuri, yewe ndetse ushobora nawe kwikorera. Uburyo bwa mu kwikorera nanone ushobora gushinga ishuri ryawe, ushobora kubikorera kuri YouTube channel, ushobora gukora ibitabo bya web development ndetse n'ibindi. Ikindi navuga ni maintenance and services zihoraho. Nkuko tubizi, murabizi ko hari aba web developer, ama company menshi akenera aba web developer. So niba abantu bafite website, hari igihe nukuvuga ngo bakorerwa website ariko bagakenera wa muntu ukora maintenance, wa muntu ubakorera update mu gihe bakeneye ku updatinga. Iyo yose ni imirimo ihari cyane. So urugero hano nukuvuga ngo hano website ntabwo ari ukubaka gusa, isaba update, kubika backups, kugenzura security no kunoza SEO. So ushobora gutanga service abakiriya bakwishyura buri kwezi. So hano ushobora gufasha company cyangwa se umuntu runaka ufite website akaba atazi by'amakode, ariko igihe kikaba kigeze wenda ngo akore maintenance, aho ngaho ushobora kumufasha ikaba job yawe. Nukuvuga ngo ubwo nabwo ni uburyo ushobora gukoreramo amafaranga. Hano ushobora kuhakorera amafaranga menshi cyane. So uburyo bwa gatanu ni kugira product ya SaaS, software as a service. SaaS, iyo tuvuze SaaS, software as a service, ubu buryo ni navuga ngo ni gukora website yawe. Tuvuge ufite igitekerezo, wavuga ngo wenda uyu munsi hakenewe software, reka tuvuge ko ufite iduka cyangwa se ufite isoko ryawe, ukavuga ati kugira ngo abantu bajye accessinga ibicuruzwa byanjye bashobora gukoresha online accessinga ibicuruzwa byanjye ari benshi. So hano ukora SaaS. SaaS ni software nyine igenda hanze igakora. Ushobora gukorera abantu software cyangwa se nawe ukikorera software. So iyi software rero
ni software ushobora gukora igafasha societe. So iyo wakoze software wishurwa amafaranga kandi menshi cyane. So rero ubu ni uburyo butanu ushobora gukorera amafaranga muri web development. Harimo amafaranga menshi cyane. Murabona ko turi mu isi ya digital, means that ko na web development ari akazi kandi gakomeye cyane. So guys, thank you so much for watching. Remember to subscribe, like, share na comment. Uko mubizi kuri YouTube channel yacu turi kwiga web development. Ukeneye kuyiga kanda like, subscribe ndetse na share. Ikindi ariko dufite na WhatsApp group ushobora kujoininga mu gihe watangiye kwiga, wagira ikibazo tukagufasha. So guys, thank you so much for watching. Remember to subscribe, like, share and comment.